Ni umugabo ufite amateka ateye ubwoba, avuka mu buryo butandukanye n'ubw'abandi kuko yasamwe mu buryo buhambaye cyane. Ikindi ni umugabo mwahura ukamwemera akaguhindurira ubuzima. Ni umugabo ugera muri wowe ntagusige nk'uko wari uri. Ni umugabo ugeraho byanze bigakunda. Ni umugabo ugeraho byananiranye bigakunda. Afite amateka yihariye, nta muntu basa, nta n'uwo bahwanye. Shalom, shalom, nongeye kubasuhuza, mbaha ikaze mu kiganiro aho tuvuga abanyabigwi, abantu bakomeye bagiye bakora ibintu bikomeye babikoreshejwe n'Imana. Ni mu kiganiro aho tuvuga rero abanyabigwi. Turakomeje uyu munsi rero umunyabigwi tugiye kuvuga arakomeye, niwe wabanjirije abandi bose kuko niwe wabahaye ubushobozi bwo gukora ibyo bakoze mu gihe cyabo, kandi ni nawe ugishoboza abandi kubikora ibyo bakora muri iki gihe cyabo. Rero ntucikwe, ni muri iki kiganiro kiryoshye, ikiganiro ndagusezeranya ko nucyumva ukaba openi, ni ukuri ntabwo iki kiganiro kizagusiga nk'uko wari uringe. Tugiye kubana rero nk'uko maze kubimenyera, ndi Wisdom. Nuko umwanzi agerageza umwami Yesu, nuko aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, bwirira ibuye rihinduke umutsima. Urumva yaramusanze mu gihe yari ashonje, yari amaze iminsi 40 asenga, yari ashonje pe. Noneho rero nawe aramubwira ati, rero ubwo uri umwana w'Imana, wowe bwirira ibuye rihinduka umutsima wirire, none ntushonje? Ariko umwami Yesu amusubiza mu magambo nakunze cyane, aramubwira ngo handitswe ngo. Niyo mpamvu nanjye nakubwira nti ukumva iki kiganiro, ni byiza ko umenya ijambo ry'Imana. Ushobora kugenda bakaguhanurira ibitangaza, ni byiza bakakubwira ibitangaza, ariko iyo ubayeho udafite ijambo ry'Imana, Satani arakurwanya cyane kandi agakunda kukunisha, kubera ko igituma dutsinda Satani ni ijambo ry'Imana riba riri muri twe. Rero urumva Imana yari Imana yashoboraga kumubwira mu bundi buryo itanakoresheje n'ijambo ry'Imana ikamutsinda, ariko icyatumye Kristo akoresha ijambo ni ukugira ngo atwereke inzira y'uburyo dushobora kuzatsinda Satani. Ni ukuvuga ngo yaratubwiraga ngo nta yindi nzira, nta bundi buryo kugira ngo mutsinde uyu mwanzi, ni uko muzaba mufite ijambo kandi ijambo rigwiriye muri mwe. Nawe rero aramusubiza aramubwira ngo handitswe ngo umuntu ntatungwa n'ibyo kurya cyangwa n'umutsima gusa. Satani ariyumvira, arangije aramuzamura amwereka ubwami bwose bwo mu isi. Abumwereka mu kanya gatoya, arangije aramubwira ati, buriya bwami bwose ubonye ndabuguha, ni kuko ninjye wabugabanye mu isi. Wowe ntunkorera ikintu kimwe gusa cyo kumfukamira ukandamya, ndahita mbuguhereza. Yesu aramwitegereza aramubwira ngo umva nkubwire Satani, handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe, abe ariyo yonyine ukorera. Satani arangije amujyana i Yerusalemu, amuhagarika ku gasongero k'urusengero. Arangije aramubwira ati, rero niba uri umwana w'Imana, ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera. Ariko aka kantu mumbabarire mukumve neza muri iyi nkuru, bumve ko na Satani n'ijambo ry'Imana rizaramwe ngo kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakurinde, ngo kandi ngo bazakuramiza amaboko yabo, ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Njyewe ikintu navuga, mu by'ukuri urabona Satani nawe ijambo ararizi. Rero bidusaba cyane gusenga cyane no gusoma ijambo ry'Imana cyane kugira ngo tubashe kumutsinda. Nuko rero Yesu arangije aramusubiza ati, ngo haravuzwe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Nuko rero umwanzi amaze kumugerageresha ibyo amugerageresha byose, aramureka aragenda, aravuga ati, nguteze ikindi gihe aho nzagufatira. Mu by'ukuri murabona yuko ntago Satani yatinye ko uyu ari umwana w'Imana.
nawe yaramugerageje kandi urabona ko yamujyanaga buri hantu hose yashakaga kumugeragereshereza yarahamushyiraga, yibaza ku gasongero k'urusengero aramuhamushyira, arangije amubwira n'icyanditswe. Bivuze ngo rero bijya bishoboka ko Satani nawe yigira marayika w'umucyo akakwereka nk'inzozi, cyane bikunda kuba nko mu nzozi ukavuga se ko narose izi nzozi, kandi yenda ni Satani wari wigize marayika mu mucyo, wowe ukabona ukibwira ko ari Imana kandi ari Satani ukwetse ibyo bintu. Ariyo mpamvu dukwiye gusenga cyane no kwegera Imana cyane no gusoma ijambo cyane kugira ngo tubashe kugira kunesha. Kandi urabona ko Satani ntakangwa n'amasengesho. Iyi nkuru nicyo kintu njye navuga iri kutwereka, ntabwo akangwa n'amasengesho. Yesu yari amaze iminsi 40 ari mu masengesho, ariko ntibyakanze Satani kuza kumugerageza. Rero icyo biba bivuze ni iki? Hari ubwo Imana ijya yemerera Satani ngo ikugerageze uvuye muri ayo masengesho cyangwa unayarimo, kugira ngo upimwe ku munzani ugaragare ko ushyitse. Rero navuga nti mu by'ukuri mu byo uri kugeragezwamo, nk'uko umwami wacu Yesu Kristo yatubereye ikigero cy'uko yageragejwe na Satani akamunesha, nawe ndasenga ngo mu byo uri kugeragezwa, mu byo uri guca mu by'uyu munsi, Imana iguhe kubinesha, Imana iguhe kugendera hejuru yabyo. Satani akureke nk'uko yaretse Yesu, Satani akureke arekure ibyawe, arekure urubyaro rwawe, arekure urushako rwawe, wowe ushaka kubaka ariko bikanga bitewe n'impamvu nawe utarasobanukirwa. Reka mu izina rya Yesu Kristo urwo rushako rwanze uyu munsi rukunde mu izina rya Yesu Kristo. Satani arekure ibyawe, arekure ubutunzi bwawe, arekure akazi, arekure amaviza yawe, arekure urubyaro rwawe, arekure ahazaza hawe, arekure imihamagaro yacu mu izina rya Yesu Kristo. Nuko rero igihe kimwe urumva Yesu ahita asubira mu buzima, agigira mu buzima busanzwe, umwanzi Satani aramureka. Nuko rero Yesu yisubirira i Galilaya. Nuko rero ajya i Nazareti aho yarerewe, bamuha rero igitabo baramubwira ngo abasomere. Nuko arambura igitabo, akirambuye rero arambura igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Akirambuye rero abona handitswe ngo umwuka w'Uwiteka ari muri njye, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohoye, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami Imana agiriyemo imbabazi. Nuko rero amaze gusoma ayo magambo abumba igitabo. Abantu rero barishima kubw'amagambo meza yari amaze kubabwira. Nuko aricara rero ngo abasobanurire iby'ayo magambo. Nuko arababwira ati rero ibyo byanditswe uyu munsi rero bisohoreye mu matwi yanyu. Abantu barishima we, atari ko harya uyu si mwene Yosefu wa? Nuko arongera arababwira ati rero reka mbabwire ikindi rero, ntimuzanabura kuncira uyu mugani mugira muti nubwo mvuga ngo murishimye ndi mwene Yosefu, buriya ntimuzabura kumbwira umugani ugira uti muvuzi wivure. Ibyo twumvise ukorera ahandi ubikorere n'aha ngaha mu mudugudu w'iwanyu tukubone. Arababwira ati ndababwira ukuri yuko nta muhanuzi ujya wemerwa iwabo. Ati kandi ikindi nabamenyesha, burya mu gihe cya Eliya, igihe yamutumaga kuri uriya mupfakazi, mu Isiraheli hari abapfakazi benshi muri icyo gihe, ariko yatumwe kuri uriya wenyine, hari impamvu. Kandi ikindi nakongera kubibutsa, no mu gihe cya Elisa, Namani hari hariho ababembe benshi, ariko Namani niwe woherejwe kwa Elisa. Kandi mu gihe cya Elisa uwakize ni Namani gusa. Ubwo rero murumva ko Imana ikora ibyo ishaka mu gihe cyayo. Abo rero bo mu isinagogi ngo babyumve umujinya urabataha, barangije baramufata bashaka kumutembaguza ku mpanga, abacamo arigendera. Nuko rero Yesu arangije yigira i Kaperinawumu, abigisha ari ku isabato. Batangazwa no kwigisha kwe kuko ijambo rye ryari rifite ubushobozi. Nuko rero muri iryo sinagogi hari harimo umuntu utewe na dayimoni. Arangije abonye Yesu arataka cyane ati we, duhuriye he Yesu w'i Nazareti, uje kundimbura? Ndakuzura uwera w'Imana. Yesu arangije aramucyaha ati hora, muvemo dayimoni. Dayimoni rero imuvamo itagize n'icyo imutwara. Bose rero ngo babibone barumirwa, barabazanya bati mbega irino ni jambo ki?
arategekesha abadayimoni ubutware n'ubushobozi bakavamo. Ibintu birakomeye pe, uyu muntu arakomeye. Nuko rero inkuru ye irangije yamamara hose mu bihugu byose. Rero nanjye ndasengera muri iri jambo nk'uko Yesu yategetse abadayimoni bakava muri uyu muntu bari baramuzengereje ngo batagize n'ibyo bamutwara. Reka Yesu uyu munsi asohore ibyari muri twe, ibyari muri wowe, bya bindi byananiranye, ni kamere se, ni uburwayi se, ni ubukene se, ni ubushomeri se, bya bindi bibi byose tudashaka ko biba muri twe, kuko uyu muntu yashaka ko abadayimoni baba muri we. Rero bya bindi byose tudashaka ko biba muri twe, Yesu uyu munsi abitegeke bive muri twe mu izina rya Yesu. Kandi niwizera ijambo rirakubera uko waryizereye. Fata uyu mwanya, ko ijambo ry'Imana ni ukuri, ritandukanye n'ibindi bitabo byose. Rero nk'uko ryakoze mu gihe cy'uyu muntu, ni nk'uko nawe wakwizerera muri iri jambo. Uyu mwanya icyo cyakuboshye, icyo cyanze kikavaho, kuko uyu nguyu nawe byari bimuboshye, ngo ariko Yesu ahava abohotse. Reka nawe muri iyi nkuru uri kumva, nijye gusoza ibyari byahanze bikunze, wabohotse, inzira zabonetse aho zari zarabuze, inzugi zakingwa aho zari zikinze, kuko n'Imana ishobora byose. Ngo inkuru ye yamamara hose. Maze rero inkuru y'Imana, inkuru y'ibyo Yesu yakoze muri wowe uyu munsi imenyekane muri wowe, mu rugo rwawe, mu rubyaro rwawe, mu bazagukomokaho bose. Nuko rero Yesu agera mu nzu ya nyirabukwe wa Simiyoni, ubwo yari amaze kuva aho, amaze gukiza umuntu wari urimo abadayimoni. Yinjira rero mu nzu ya nyirabukwe wa Simiyoni, yari arwaye rero ubuganga bwinshi. Nuko rero Yesu ngo hagere acyaha ubuganga bwari buri muri uwo mukecuru, bumuvamo. Umukecuru arahaguruka arabagaburira. Reka mu izina rya Yesu byari byarakuboshye, byatumaga udahaguruka ngo ukorere Imana, ngo uhaguruke ukore, ubone akazi, ngo uhaguruke ugende mu ngendo uvuga ubutumwa, uvuga kugira neza kwawe, ngo uhaguruke uvugire Imana. Ibyo bikore kure mu izina rya Yesu, utangire ukore icyo Imana ishaka mu izina rya Yesu. Ni ukuri iki gitangaza kirakomeye. Bibaze ngo yari amaze igihe arwaye ubuganga kandi bwinshi, aba ku gisasira bahasi, ngo Yesu ahageze ngo acyaha ubuganga. Reka Yesu acyahe icyo kibazo wari ubanye nacyo igera imyaka igera muri 7, agicyahe mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanya uhaguruke, wongere ukure, uhaguruke wongere ukore ibyo Imana ishaka mu izina rya Yesu Kristo. Reka uyu mwanya Imana icyahe aho hari harabaye ubugumba, haboneka urubyaro, haboneka abahungu, haboneka abakobwa. Reka Imana icyahe ubwo bushomeri, akazi kaboneke. Reka Imana icyahe ubwo busiribateri, wubaka urugo mu izina rya Yesu Kristo. Reka Imana icyahe izo ntege nkeya zituma udakorera Imana, wongere ukorera Imana mu izina rya Yesu. Kandi nk'uko uyu mudamu yahagurutse ngo agahita abagaburira, nawe Imana ibicyahe uhite winjira mu gitangaza cyawe. Imana ibicyahe uhuzwe n'umusozi wawe, Imana ibicyahe uhuzwe n'umugisha wawe, Imana ibicyahe uhuzwe n'ikiri kuguhamagariramo. Haleluya. Ni ukuri iyo ndi kuvuga inkuru y'uyu mugabo, cyangwa iyo ndi kuyumva, nongera kumva Imana mu bundi buryo, nongera kubona Imana mu bundi buryo, nkumva njye nabwira abantu. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana ryari tubwira neza ngo dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi tuzabyongererwa. Rero iyo noneho ndi kumva inkuru y'uyu mugabo cyangwa ndi kuyivuga, nibwo noneho nsobanukirwa iryo jambo icyo rivuze, ngo dushake ubwami bw'Imana. Ni ukuri umugabo araryoshye, uramwumva ukumva ntiwarekeraho, ukamuvuga ukumva ntiwarekeraho. Ibyo biratangaje pe. Ni ukuri ndifuza ko Yesu yagera nk'uko numva ameze uyu munsi, nawe Yesu akakuzura. Mbese iyo Yesu ubundi ari muri wowe, ibibazo duhangana nabyo by'iyi si, ibyo nahoze mvuga, iby'ubugumba, iby'abana, iby'amashuri, iby'amaminerivare, iby'akazi, ntabwo uba ubireba, kubera ko uhinduka impumyi ku by'isi, noneho ukagira amaso abona iby'ijuru gusa. Rero ubwo urumva iyo ureba amaso yawe areba ibyiza, agahinda ntikaboneka mu mutima, guhagarika umutima ntibyaboneka. Rero ndagusaba ngo Mana, ndimo ndasabira uyu muntu uri kumva iyi nkuru muri aka kanya, ngo amaso ye ahinduke impumyi ku by'isi, noneho nurangiza umukingurire amaso y'umwuka, abone ibyo umutegereje. Icyo ndi kuvuga hano iki,
ni ukuvuga ngo iyo amaso areba iby'isi ubwo ni ya yandi ya kamere yapfuye ay'Imana y'umwuka wera niyo abareba. Icyo gihe rero ntureba ikibazo ufite uyu munsi kuba ubwiriwe, ahubwo ureba gutabarwa kuri nyuma yo kubwirirwa, ureba imbaraga z'Imana ziri imbere yo kugira gute, ziri inyuma yo kubwirirwa. Imana idufashe cyane, kandi Imana ni ukuri ikomeze tugirire neza. Inkuru y'umugabo iraryoshye mwa bantu. Reka mbabwire, niba hari umugabo muzi ufite inkuru nk'iyo nguyu, muzanyandikire muri comment mubwire ngo nzi umugabo ufite inkuru nk'iyo, uzamumbwire tumukoreho amarisaci. Ariko icyo nzi cyo, nta mugabo umeze nk'uyu nzi, nta n'uwigize kubaho. Uzi ukuntu Muhammed we yavuze ajya gupfa? Ariko mureke mbabwire, tujye dukunda umwami Yesu, arakomeye. Yaravuze ngo njyewe ntabwo nzi intego y'ubuzima cyangwa se y'ubugingo cyangwa se yo kubaho, ngo ahubwo mwe muzashake mumenye intego ubundi umuntu abaho kubera iki. Noneho Yesu we rero arangije aravuga ngo ni njye bugingo, ni njye utanga ubugingo. Ariko Imana ni nziza. Noneho ngo bamare kumva mbese inkuru imaze kwamamara ahantu hose y'ibitangaza n'ibimenyetso umwami Yesu ari gukora, uburyo akijije umudamu wari urwaye ubuganga agahita ahaguruka akabagaburira, ngo abantu rero benshi bagenda bamuzanira abarwayi bafite uburwayi butari bumwe bugiye butandukanye, ngo arabakiza. Noneho n'abafite abadayimoni akajya basengera, benshi bakavamo bataka ati uri umwana w'Imana. Ariko Yesu acyaha abo badayimoni kuko bari bamaze kumumenya, arabacyaha ngo bahore. Arangije rero ngo buke yigira mu butayu, abantu benshi baramushaka baza kumusanga mu butayu. Bamaze kumubona kuko bari bamaze kumenya imirimo iri muri we n'ibitangaza, ngo bagira ngo bamugumane wenyine, ntagire ahandi hantu ajya, mbese bigumanire bagume bumva amagambo ava muri we. Ni ukuri uyu mugabo niyo uri kumwumva ubwe araryoshye. Noneho ikindi, noneho iyo yinjiye muri wowe agusigira uburyohe, ntanagusiga uko wari uri, agahindura amateka y'ibyari byananiranye. Rero aba bantu bari bamaze kubimenya ati gumana natwe, ntugire ahantu ujya rwose, wa mwami we Yesu Kristo w'i Nazareti, wigira ahantu ujya, gumana natwe. Yesu arangije arababwira ati ni byiza koko nyine ibyo mbaha namwe mwari mubikwiriye, ariko sinaje ku bwanyu gusa, naje ku bwa benshi. Niyo mpamvu binkwiriye ko ngomba kubwiriza ubutumwa mu midugudu yose. Rero arahaguruka ngo aragenda ajya kwigishiriza mu masinagogi y'i Galilaya. Ako ni ukuri njye sinzi uburyo iyo ndi kumva uyu mugabo bano bameze, niba ari nako nawe uri kumwumva aka kanya uri kuba wumva umeze. Ni ukuri uyu mugabo afite amateka, nta muntu wigeze kubaho, nta n'umwe wigize ubaho wagize amateka nk'aye, nta n'uwigize akundwa nkawe. Imana ishimwe cyane. Ngo abantu bageraga ahantu hari bakumva ntibagenda ntibahava, bakumva baguma kumva ibimuvamo, kubera ko ibimuvamo bitanga ubugingo. Niyo mpamvu batari kugenda, bitanga ubuzima, ibimuvamo bitanga ubuzima. Niyo mpamvu nibaza, ni nk'umuntu udafite Kristo muri iki gihe afite iki? Ko Kristo ari we ufite byose dukeneye, ko ari we uduha umwuka duhumeka, ko ari we uduha ibyo dukeneye, ko ari we utanga amahoro isi idatanga, ko ari we utanga amahoro adatangwa n'amafaranga. Uzi ko umuntu agira amafaranga akabura amahoro, ntanasinzire, ariko Kristo iyo umufite, ho haleluya, umva uba uri amahoro. Muri ibyo niba bivuze neza nk'ubwo ngufite ndamahoro. Haleluya. None ijambo ry'Imana nkunda rikaza rikambwira ngo nzajya ndyama sinzire niziguye, ngo kubera ko haleluya, ngo uriya mugabo ngo ari wumpa kuba amahoro. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuri umugabo afite inkuru, afite amateka. Ni ukuri uyu mugabo arakomeye. Ndakurarikira ko aribwo kigera hano ukaba utarumvise part 1 wayumva. Ni ukuri uyu mugabo tukamutangirana tukamurangizanya, kandi nkomeje kubabwira kuva twatangira nakomeje kugenda mbivuga ko nukurikirana uyu mugabo tukamutangirana tukamusozanya, ni ukuri ubuzima bwawe ntabwo buzaguma uko bwari bumeze. Kandi uzanyemerere nugira impinduka ubona, uzaduhe muri comment byibuze, uduhe témoignage, uduhe ubutumwa, uduhe ubuhamya, kugira ngo byibuze bidutere imbaraga zo gukomeza n'abari bananiwe icyo ubuhamya bukora.
buhamya bufasha wa wundi wari ugiye kubivamo akavuga ati ubwo uyu byakunze reka nkomeze nsunike nanjye bizakunda. Ni ukuri kandi nuduha ubuhamya nawe uzaba ugize uruhare mu gushyiraho urufatiro kubaka umurimo w'Imana no kuwushyigikira no kwamamaza ubutumwa ko Kristo wumvise ko yavuze ngo binkwiriye ko mvuga ubutumwa mu midugudu yose. Rero birakwiriye ko njye nawe tuvuga Kristo kugera ku mpera y'isi. Imana ishimwe cyane. Nuko rero ngo uyu umugabo turi kuvuga, umugabo ukomeye, umugabo uhindura amateka, umugabo ugera aho byanze bigakunda umugabo ugera aho kanseri yanze kuva ikahava ikavuga ngo imuka. Akomeye mbabwira, umugabo arakomeye. Ni ukuvuga ngo ageraho kanseri tuzi ko nyine iyo warwaye kanseri akenshi bakunda kuvuga ko umuntu aba atari bubeho, ariko uyu mugabo agera mu mubiri urwaye kanseri agafata urugingo rurwaye kanseri akarukuramo agashyiramo urushyashya, kuko niwe uhagarariye uruganda rukora amagufa y'umuntu. Haleluya! niwe uhagarariye ingingo zifite uruganda rugize umubiri w'umuntu. Haleluya! Kuba inshuti n'uyu mugabo nta gihombo kirimo rwose. Icyo byo ni isezerano ndariguhaye. Nuba inshuti n'uyu mugabo umva ukagira igihombo uzabimbwire. Nta gihombo kiri muri inshuti n'uyu mugabo. Burya hari igihe ugira inshuti mu buzima ugasanga wenda nk'urugero ufite inshuti yawe ntikunda gukora, noneho wowe ugakora, kandi kuko ari inshuti yawe ni inshuti nyine ugomba kuyifasha. Akaza akakubwira ati noneho rero ndabona ngiye kuburara, niba wari wakoreye igihumbi muragisangira kuko ni inshuti. Ariko icyiza cy'uyu muntu ni inshuti itaguhombye, ahubwo ni inshuti gusunika ukava mu bwisi ujya mu bundi, ukava mu bwisi ujya mu bundi. Ni ukuri uyu mugabo araryoshye. Reka inkuru ye nse nk'uyisubikira aha, tuzakomeza mu yindi pariti ikomeje, tumenye ngo ese ko uyu mugabo bakomeje kuvuga ko ni umwami, ikindi bakavuga ko akomoka n'umwana ukomoka mu gisekuruza cya Dawidi, none azaba umwami ate? Kandi ikindi yavukiye hehe? Kwa Mariya na Yosefu. None umuntu wavukiye kwa Mariya na Yosefu aba Imana ate? Akaba n'umuntu ate? Imana idufashe cyane. Ni mu kiganiro